ikinyamakuru cya Kangura yakuba Minisitiri w'Intebe ijambo ryanyu mumaze gusoma turimo na yisesengura ku kanya asanga mushoje intambara y'umwaka utaha. Gikurikiyeho ni ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Kangura atushoje intambara. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebucinganda wa Butete muri Kidaho. Itangazamakuru ni kimwe mu bintu byatije umurindi jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niho zijagata igihugu cyacu. Keshi icyo umuntu yavugaga nyine muri rubanda bagifataga nk'ukuri. Ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo. Nibyo sha bimuhaburuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro. Muri makeya radio ni ikintu gikomeye cyane kubera ko ikintu cyavugiyeho ntigishobora gusibwa cyangwa se ngo kive mu matwi y'abacyumvise. Ni nayo mpamvu umunyamakuru hategetswe kubanza gutegura ibintu byinshi agiye kuvugira ku kinyamakuru runaka cyangwa se ingingo runaka agiye kuvugira ku icyo kinyamakuru. Nanone kandi ni nayo mpamvu umuryango mpuzamahanga w'abibumbye nyine washyizeho umunsi mpuzamahanga wa radio tariki 16 Gashyantare buri mwaka. Gusa nanone 1992 Werurwe ikinyamakuru Kangura cyabibye ububi n'ubutindi mu kwigisha urwango muri rubanda. N'uruhare rukomeye cyane itangazamakuru ryagize nyine mu gutegurwa ndetse no mu gushyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Reka tubivumuze n'umuzingo. Iyi ni Mugihe TV, njye muri kumwe Saneferi Jean Muhire, tukifatanya na Jean Claude. Ikaze Mugihe TV, ikaze ku miburo y'amakuru meza, umutekano, imyidagaduro ndetse na siporo. Mugihe TV, the line of news. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebucinganda wa Butete muri Kidaho. Ni umwuga uzwi kandi wubahwa n'ahantu hatari hake ku isi. Mu gihe cya jenoside rero yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 akoreshejwe binyuranye n'icyo wari ugamije. Umwuga wanakoreshejwe cyane mu guhamagara abahutu kwica abatutsi. Komeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niho zijagata igihugu cyacu. Mu magambo y'abanyapolitiki yagiye anyura mu itangazamakuru nibigomba ubushakashatsi buhambaye kugira ngo ubone ububi bw'itangazamakuru. Mu mwaka 1994 muri Mata, twihuse twibuke nko mu mwaka 1933 igihe Perezida Kayibanda yavugaga ko abitwa inyenzi nibakomeza kugaba ibitero mu Rwanda bene wabo bari mu gihugu bazatsembwa. Mu ntangiriro z'Ukwakira 1990 nyuma y'ibitero by'ingabo z'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ku ngoma mbi, nyuma yaho gatoya Habyarimana wari warahawe izina ry'umubyeyi wa rubanda yatangiye gukwirakwiza urwango muri rubanda. Mu magambo mabi yiwe agira ati: batandukanye icyatsi n'ururo, bavana urumamfu mu ngano, umwanzi n'ikibi bitandukanye. Mu gihe gito abahutu bari bamaze kwigishwa ko bakuriye kwica abatutsi, ko byanze bikunze kandi niko byagenze, ni nako byabaye. Ndetse n'abatutsi ubwabo bari baramaze kwigishwa ko bakwiriye gupfa, kandi nabo bari barabyakiriye nyine. Nanone kandi mu Rwanda itangazamakuru ryandika byari umurongo munini cyane mugari watumaga abantu benshi babiba urwango mu bantu, cyane cyane ukumva ko umututsi hari umuntu mubi cyane, bigatuma abantu benshi cyane mu bigero zitandukanye muri politike, mu bukungu ndetse no mu madini bose barafataga abatutsi nk'abantu babi cyane, bigatuma abantu benshi nyine barishwe muri Mata. Gusa nanone reka turebe ku ruhare nyine kwitangazamakuru ryandika ryari rikunzwe ku kigero kinini cyane mu Rwanda kugeza na n'uyu munsi rikaba ririho, gusa rikaba ryarahinduwe bitandukanye nuko ryari rimeze muri Mata. Mu Rwanda itangazamakuru ryandika ryari hasi cyane nyine muri Mata, usibye utunyamakuru dutoya twakoreraga mu bigo byinshi cyane, ariko nabyo byashakaga kugaragaza ibyo byakoraga nyine muri rubanda. Ubundi ibinyamakuru byageraga kuri rubanda byari 4 gusa, harimo 2 muri ibyo byakoreraga nyine Katolika, ari nabyo Kinyamateka na Hobe. Byasaga naho Kinyamateka yandikiraga abakuze, naho Hobe ikaba ari ikinyamakuru cyari cy'abana, nyamara muri rusange n'abakuze bakundaga gusama Hobe. Gusa yarimo amakuru abiba urwango ndetse yanaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ibindi binyamakuru rero byandikaga byari imvaho, ikaba yari ikinyamakuru cyari cya leta, ndetse na Kangura yaje ikaza mu murongo neza nk'uwa RTM yajemo neza. RTM cyari ikinyamakuru kigenga, ariko byagaragaye ko cyakoreshwaga n'agatsiko kabari ku butegetsi mu icengezamatwara ry'urwango muri rubanda. Kangura ikinyamakuru bisa nkaho cyaje hari ikinyamakuru nacyo cyaje mwihangana
n'ikinyamakuru Kanguka nk'uko batitiraga nyine ikinyamakuru cy'abatutsi cyangwa se ikinyamakuru cy'inkotanyi bitewe n'uko ngo amazina yabyo yasaga cyangwa se inyito zabyo byasaga. Icyakora ngo ikinyamakuru Kanguka cyaje kunigwa burundu ku buryo hari n'abantu batigeze bamenya ko kigeze kibaho mu mateka. Hari n'ibindi binyamakuru byinshi cyane byagiye biganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi nyine muri Mata 1994. Gusa uyu munsi tugiye kuvuga ku bugome bw'abanyamakuru babi cyane bakoze ku kinyamakuru Kangura. Nanone kandi tugarutse ku kinyamakuru Kangura cyagabye urwango muri jenoside nyine. Iki kinyamakuru cyaterwaga inkunga n'abasirikare bakuru, abayobozi ba MRNT n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza muri rusange, harimo Lieutenant Colonel Antoine Nsengiyumva na Patrice Zigiranayo. Kugeza ubu aba bombi bakaba barakatiwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha muri rusange. Byaragaragaye rwose ko Kangura yakoreshwaga n'ubutegetsi bwariho ku buryo babwiraga abanditsi bayo bimwe mu byo bagombaga gukora. Abanditsi nabo babimenyaga mbere y'uko babibabwira, nk'uko umunyamakuru w'umunyakenya Mari Kamari yabivugaga. Tugarutse nanone, ibinyamakuru Kangura cyasohoraga ibinyamakuru buri munsi byabibaga urwango kugira ngo abantu bakomeze kwangana, bityo abantu benshi babashe kugira urwango muri bo bitume banga abantu. Nanone kandi tugarutse ku mamwe mu manimero menshi yagiye asohoka ndetse yacurujwe amafaranga menshi cyane. Inimero itazibagirana nimero ya 6 yasohotse mu Kuboza 1960. Nanone kandi ku iyi nimero yasohotse nyine Ukuboza 1960, nimero ya 6 yacurujwe amafaranga menshi cyane, ari naho banyuzaga amategeko 10 bitaga amategeko y'abahutu. Aya mategeko kenshi yanavugaga ko umuhutu wese ugirana ibiganiro cyangwa se ugirana imikoranire n'umututsi ari umugambanyi. Nanone kandi ku iyo nimero ya 6 yasohotse Kanama 1990, hariho amagambo ateye ubwoba cyane yatumye igitabo kigurishwa cyane, agira ati abatutsi barimo gutegura intambara yabo ngo nta n'umwe uzacika ku icumu. Ku rundi ruhande hari ifoto ya perezida w'Ubufaransa François Mitterrand niyo yerekejwe n'amagambo ateye ubwoba, inshuti nyanshuti uyibonera mu byago bya gisirikare bagashirika ubwoba bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kuba umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima. None kandi ku itariki 9 Gashyantare 1991 iyi nkuru yagiraga ati mureke tumenye inkotanyi abashyigikiye FPR maze mureke tubatsembatsembe bose. Naho muri Werurwe 1993 iyi nkuru yongeye gusohoka igira iti inyenzi byari inyenzi. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko umututsi akiri wa wundi atajya ahinduka mbese. Jenoside nakangurira abahutu kwica abatutsi. Abanditsi bazwi cyane kandi ari bo bandikaga izi nkuru nk'izi harimo wari warashinze iki kinyamakuru Ngeze Hasani. Muri nomero 54 Werurwe hari naho yanditse avuga ko FPR ifite urutonde rw'abantu 1600 izica niramuka ifashe politiki, ndavuga ubutegetsi, kandi tanga ko hasa n'utanga ubwega agira ati ibyitso by'umwanzi birazwi neza, rero inyenzi zakagombye kumva ko zirimo gukora amakosa akomeye cyane bazatsembwa. Nanone kandi dufite nomero ya 3 yagaragaje uruhare rwa Kangura mu gushishikariza abantu gukora jenoside. Kangura sotse ari mu kwezi ko Kuboza mu gihe abantu baga biteguye Noheli ndetse n'ubunani. Urya abanditsi b'iki kinyamakuru bari abahanga mu icengeza amarwara, rero bahise bafata inyigisho z'amacakubiri bari bagamije kugeza ku basomyi maze bazinyuza mu bintu abantu baga babangamiyeho kandi batekereza ko bashaka kubisoma muri ayo materi. Muri Kangura 3 nanone kandi naho bara gutangazwa n'uburyo ibintu nka bira byo kwigisha amacakubiri yagizwaga mu baturage bifashishije iyobokamana. Nibitangajwe rero kuba abantu baraciwe mu nsengero cyane cyane muri icyo gihe cy'ubwicanyi bwavugwaga hirya no hino. Muri make muri icyo gihe abitwaga abatutsi bavuga ko Imana ubwayo yabatanze. None kandi amaradiyo yagize uruhare ruhambaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Abanyarwanda bumvaga radiyo Rwanda gusa, icyakora bize kubera ko bari bakeya cyane bumvaga n'izindi radiyo mpuzamahanga nka BBC, RFA n'izindi nkeya cyane. Nyuma haje kumvikana radiyo Muhabura yifashishwaga na FPR mu icengeza amatwara ryayo. Icyakora radiyo yumvaga n'abantu batari bakeya gusa bakabikora mu bwihisho. Muri make ntibabikoraga bisanzuye, ahubwo byakorwaga mu rwihisho kuko leta yari icyo gihe yababuzaga. Muri make iyo bagufataga uyumva bakwitaga icyitso cy'inkotanyi, bityo bakagwa ibihano bikakaye cyane. Nyuma ariko nanone haje gushingwa indi radiyo yitwa RTRM, ishingwa mu by'ukuri bigaragara ko ishinzwe ku mpamvu zo zihariye zo gukwirakwiza amacakubiri no gutegura abanyarwanda kwinjira muri jenoside. Nubwo na radiyo Rwanda muri kiriya gihe umuntu atavuga ko yari shyashya kuko nyine yari igikoresho cy'ubutegetsi bwari icyo gihe, turi bugaruke cyane kuri RTRM yashinzwe kubera izo mpamvu twavuze haruguru zihariye. Bitewe rero nuko aya maradiyo abiri wariyo yari yemerewe kuvuga mu Rwanda,
atangaza ibiganiro byayo ahanini mu Kinyarwanda byayaga amahirwe yo gukurikirwa n'abantu benshi hafi ya bose, bityo inyigisho zatangirwagaho zigacengera mu baturage kandi bitaguye. RTRM, Radio Televiziyo Libre de Mille Collines, yari radiyo yatangiye kuvuga ku wa 8 Nyakanga 1993, ariko yagize uruhare ruhambaye mu buryo bwa jenoside mu mwaka 1994 muri Mata. Iyi radiyo yumvwaga n'abaturage benshi cyane, byatumye ikwirakwiza urwango mu buryo bworoshye byihuse, mu bintu byatumye ubwicanyi bugira imbaraga kandi bukwirakwira vuba vuba. Harimo amagambo ya kangura yavugirwaga kuri radiyo. Nyuma yo guhanurwa ko indege y'uwari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki 3 Mata 1994, RTRM, iyi ni radiyo yakwirakwije ibinyoma bihambaye cyane. Radiyo yakanguriye rubanda ko abatutsi bigometse ariho bakoze ayo mahano, maze amagara abaturage gutangira intambara ihambaye yo kwica umututsi wari wese. Imvugo yasubirwagamo kenshi cyane no gutema ibiti birebire. Nyamara igihe igihugu cyose cyari kimaze kujya mu maboko ya FPR, bitewe n'amakuru radiyo yatangazaga bakiye ku binyoma, byatumye bigera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Iyi radiyo yaje guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abariho ni bamwe mu banyamakuru bagize uruhare rukomeye muri radiyo, ndetse bagize uruhare mu gukwirakwiza ibihuha, ari nabyo byaganishije kuri jenoside. Uwa mbere ni Felicien Kabuga, wari perezida, Ferdinand Ndahimana, umuyobozi wayo, director, Jean Bosco Barayagwiza, yari yungirije umuyobozi, director Join Gaspard Gahigi, umuyobozi ushinzwe gutunganya ibiganiro, editor in chief Focus Habimana, yakoraga mu buyobozi ari n'umunyamakuru, George Rugiu, umunyamakuru, Valeria Bameriki, umunyamakuru, Kantano Habimana, umunyamakuru, Emmanuel Rucogoza, umunyamakuru, Emmanuel Nkomati, umunyamakuru, Noheli Hitimana, umunyamakuru. Nk'uko urwango rwagiriwe abatutsi rwari rwarigishijwe, ibibatesha agaciro ndetse niba isura mbi bikavugirwa henshi, haba mu biganiro no mu ngo, mu ruhame, mu migani ndetse bikigishwa mu mashuri. Igenamigambi ry'igihe kirekire byashizwe mu bikorwa kandi mu buryo bworoshye hifashishije gutangazamakuru. Mutwemerere dusoreza ahangaha, twarimo tureba uruhare rw'itangazamakuru mu itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Dusubire ubutaha. Nge Ernest Jean Muhire hamwe na Jean Claude. Dusubire ubutaha.